waramukunze ndamukunda dad Kinyarwanda waramukunze kandi urabizi ko buri kintu cyose ngiye gukora uranshyigikira ariko bana shabo baraza kuvuntwara ubona aya ntabwo bakuntwara ubona undi uze guhangana barabajamo kuko buriya nirobe ko tese ko tutanyizera umuntu se kuri kubera narabakatiye bari cyakoze wareka mubwire akazi tumaje gukora ni danje wakira cyakoze n'iri zuba naryo banze umereza ku gafega nkwereka agafega se mwana nibyo ushaka ubundi banze nkwereka uburyo ngiye kuzimedita cyakoze mu buzima bwanjye reka mubwire ubundi mbayeho nishimye kubera ko amafaranga bose agiye kuduha kirana tega amatwi ndashaka kubona uwo mukobwa umbabariza umuhungu kwa niwe mfite wenyine there you go dad bashaka kubikomeza akabigira ibyatanje ntabwo bikomeza gute kandi baramukatiye ariko nyine hari igihe ukatira umuntu agakomeza akabigira ibyatanje ngenda hari yes halo ubu tuvugana wa mukobwa Bella atunyuzeho neza turi kuri tageti ku gipimo turi kumubona shege umva se yewe nari nkiriye na mibibyo money talks aho kajama mwimwita kajama kubahari sibyo ni umuhungu sibyo ntabwo namukundira amafaranga nimba unatekereza yuko amafaranga aguha urukundo amafaranga azaguha buri kimwe cyose ushaka ariko ntuzategereze ko azaguha urukundo mama bakamama twamahiri ubu se igihe mwabereye mu rugo muri gukora iki cyakoze muri abana babikorirwa mugaramye mu rugo ngo nzajya mbakorera tumukura mu buzima dad tumwice uriya mukobwa tumwice ava mu nzira tumwice dad tumwice ngubu sinigizanye aya masaha koko none se mama ase wagiye ureka kwivuga oya njyewe mba numva n'agaceceka gatoya ndaho ibi ngibi uba wibereyemo muko k'abakobwa bo mwabaye muto ndabona urukundo rwagushajije nta kundi nabigenza reka ntuye tumufate okay yakuzengereje iminsi myinshi ariko uyu ni wo munsi wo kugira ngo nawe ibibazo yaguteye birangire